mwene data twashuje mu izina ry'Imana. Yeah, my brother, we thank you. Guhaguruka dusoma igitabo cyo kuva. We'll stand up in the book of turasoma mu bice bitatu umurongo wa karindwi chapter 3, verse 7 kugeza kuri cumi na kabiri. to 12. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. We'll read in the name of Jesus Christ. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye uri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyekanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Iramusubiza iti, ni ukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari cyo ugutumye, ni uko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa bugakorera Imana bugakorera Imana kuri uyu musozi. Amen. Muri reka nawe asome igitabo cyo kuva ibice bitatu umurongo wa karindwi kugeza kuri cumi na kabiri. Ugasoma kuva ibice bitatu umurongo wa karindwi kugeza kuri cumi na kabiri. Amen. Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. So I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt into their own fertile and suspicious land. It is a land flowing with milk and honey, the land where the Canaanites, Hittites, Amorites, and Perizzites, and Jebusites now live. Look, the cry of the people of Israel has reached me, and I have seen how harshly the Egyptians abuse them. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt. But Moses prostrated to God. Who am I that appear before Pharaoh? Who am I to lead the people out of Egypt? Then God answered, I will be with you. This is your sign that I am the one who has sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God at this very mountain. Amen. Let's pray. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimika, turaguhimbaje, izina ryawe riragucyubahiro. Dushimishwa nuko uduhereje iki gitondo, dushimishwa nuko Uwiteka twaryamye tugasinzira ukatura amaso, turabigushimiye izina ry'Umwami wacu Kristo. Itariki yacu Mana ishobora byose, dushimishwa nuko aya magambo asomewe mu matwi yacu, ariko ndagusabye kwa Uwiteka Mwami Imana, aya magambo asomwe utuvaremo ibyo kurya bituri ubugingo muri kino gitondo mu izina ry'Umwami wacu Kristo. Kuko byanditswe yuko umuntu adatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungishwa n'ijambo ryawe. Natwe turagusabye muri kino gitondo dutegishwe n'ijambo ryawe mu izina ry'Umwami wacu Kristo. Dushyire mu kirere cy'umwuka, kandi agusabye Uwiteka kugira ngo iri jambo rishinge imizi mu mitima y'abaryumva,
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uri dufate, uri tuyobore, utugire abawe, gusabirize ko ikoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mubasha kwicara. Nanone tuyibasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana itugiriye neza kuduhaye iki gitondo. Natwe turashimye mu izina rya Yesu Kristo. Ni iminota mikeya rero, ni akanya gato turi imbere yayo, kubera ko amasaha nanone ni makeya, ariko Imana iyo ishaka kugutuma ikubwira ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nawe. Imana ibona gutaka ubwoko bwayo, ubwoko bwayo buri gutakishwa n'uburetwa mu gihugu cya Egiputa. Imana ibwira Mose iti, be Mose mutumye mu Egiputa, kandi nta kindi gitumye gutuma nuko ubwoko bwanjye mu buretwa, nuko ubwoko bwanjye mu kazi k'agahato. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyo Mose yavutse, Imana yari imufiteho umugambi. Uwo mugambi w'Imana kwari ukugira ngo Mose azarokore ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa. Hari abandi benshi, hari abandi bazi ubwenge, hari abandi bantu bize, ariko Imana ishimishwa kugira ngo uwavutse mu mibabaro, uwavutse mu gihe cy'agahinda, ariwe Imana ikoresha. Imana yacu ibavugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu ivuka rya Mose ni igihe byari bikomeye. Abana b'abahungu bose baravukaga. Farawo yarabwiye ababyaza ati, umuntu wese uzavuka w'umuhungu akavuka ku Bisiraheli wese azicwe. Nyina amubyaye biri kutubwira ngo aramuhisha, amuhisha amezi 3. Bibiri kutubwira ngo arambiwe kumuhisha, agira ubwo baravuga ati, uyu mwana bazamunzinda mu maboko, uyu mwana bazamunyaka bamwice. None kubw'ibyo ngibyo reka ngende muhishe, nzajya ngenda mwongereza, nzajya mwongereza aho namuhishe. Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana ku bantu bayo ntabwo ujya uhinduka. Umugambi w'Imana ku bwoko bwayo ntabwo uhinduka. Abantu bo barahinduka, ariko icyo Imana yagambiriye no kugisoza iragisoza. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Mose amaze gukura, akuze nyamara akuriye ubwami, abamuhigaga aba aribo bamurera. Kubera iki aribo bamureze? Wari umugambi w'Uwiteka kugira ngo izarokore ubwoko bwayo. Bibiri kutubwira ngo Mose yarize, kuko ntabwo wavukira ubwami unanirwa kwiga. Mose yarize, Mose arangiza amashuri, Mose aba umuntu ukomeye. Mose bakavuga ati, uyu ni umwuzukuru wa Farawo, ariko mu by'ukuri nawe yari azi ko atari we, kuko uwamureze n'ubundi wamubyaye. Yaramuraga akamubwira ati, nibyo baragutoraguye, badutoraguye hafi y'amazi, ariko ni njyewe mama wawe. Akuraza ngo umuntu umurera ni nyina, ariko ko ari kubera iki? Wari umugambi w'Uwiteka. Icyo dushaka kuvuga muri kino gitondo ni Imana ikurindira hagati y'abanzi bawe. Imana ikurindira hagati y'abanzi bawe. Ntabwo kubaho kwa Mose, ntabwo ari Abanyegiputa bari babishaka. Kubaho kwa Mose ntabwo ari kubera ko bari bamukunze, ahubwo kubaho kwa Mose wari umugambi w'Uwiteka. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya itubwiye ngo Imana ituma Mose iramubwira, genda
go. ujye mu Egiputa Go into ukure Egypt. ubwoko bwanjye mu gihugu And cya I Egiputa. will and do Mose ati none njyewe said that me, ko ndi uworoheje iwacu, I am the one that's been called to. ko ndi kumva mu bitari bukuze ko umwami arakomeye, And I'm hearing the umwami wa Egiputa Lord is arakomeye, strong. none namukura yona, The Lord of- none byagenda bite? So how will this work? Uwiteka ati The Lord says, nzajyana nawe, I will be with you. mu byo uzakora byose In everything that you nzaba ndi do, kumwe I nawe. will be with you. Usomye kuri murongo If you read on this verse, wa 11 12, I mean, biri kutubwira, Mose abwira Imana ati ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo who could ngo destroy nkure Pharaoh nkure Abisirayeli mu and Egiputa? take the Israelites out of Iramusubiza iti ni ukuri nzabana nawe, Surely I will be with you. ibizakubera ikimenyetso y'uko ari cyo gutumye ni uko uzakura ubwo bwoko You say that you will muri keep that Egiputa promise again. bagakorera And they will do Imana this. kuri uyu And they will musozi. worship Amen. the Lord in this trail. Amen. ikizakumenyesha yuko And what will let you know ari njyewe ugutumye, that it's me who have called you? ikizakumenyesha yuko uzakura ubwoko bwanjye mu Egiputa kandi bakagenda bagakora Imana yabo And they will go work ku musozi, in the land. ni uko njyewe ubwanjye nzajyana nawe. Myself, I'll be with you. Burya kujyana n'Imana Going with the Lord ni iby'agaciro gakomeye. is Burya kujyana n'Imana ni ukuvuga ngo uba uri umuntu ukomeye. that you are a strong Mose yumvise yuko Uwiteka yamubwiye ngo Imana izaba kumwe nawe, yagiye kwa Farawo nta bwoba afite. without any fear. Ni iki cyatumye ashirika ubwoba? What caused him Ni uko Imana yamubwiye ngo njye ubwanjye turajyana, that me myself will go together. njye ubwanjye turajyana, Myself will go. ntabwo uri bugende wenyine, You will not go alone. ahubwo njyewe ubwanjye ndajyana nawe, kandi kizakubera ikimenyetso ni uko ubwo bwoko koko nk'uko nakubwiye That I've told you buzavayo that will come. bugakora Imana yabo You will kuri do uyu the musozi. God in this land. Mose kuko yumvise ko ari kumwe n'Uwiteka, Moses heard that he is with bwa bwoba yari afite bwo kuya mu gihugu kujya mu gihugu cya Egiputa buba burarangiye. Iyo Imana iri kumwe nawe ntabwo ugira ubwoba. You will not have fear. Imana yacu ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. In Jesus Christ. Kurindirwa hagati y'abanzi bawe. In front of your enemy. Burya kurindirwa hagati y'abanzi bawe ni ikintu gikomeye. It is a strong deed. Abanzi baraguhiga Your enemy bakagushakisha tempt you and they- kugira ngo uteye kubaho, so that ariko you Imana iri kumwe nawe When the Lord is with iraguhisha. you, He will Burya hide ubwoko you. bw'Imana In the ni will of ubwoko the Lord, buhishwe, it is the deed that is His. ni ubwoko buhishwe, It is the promise ni that is ubwoko His. butagaragara. It is, Niyo mpamvu kugeza uyu munsi That's why abantu now, bitiranya itorero n'indi those bitari people itorero. who, call Kubera churches iki? that aren't Ubwoko churches, bw'Imana burahishwe, because the promise of the Lord ariko ugira amahirwe But when you nawe have kujya uboneka muri bo. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu the Kristo. Lord give you place in Ni every ukuvuga ngo is to say imirimo y'Imana that the works of the ikorera mu Lord bantu bayo that is worked in His people ni uko ikorera muri bo. is because it works in them. Nzajyana nawe, I will go with nzabana you. nawe, I will be with you. niko Imana yabwiye Yosuwa. That's what the Lord has Mbere taught Yosuwa, you. nzajyana nawe, I will go with you. nzabana I nawe, will be with you. uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. I will be with you. Ibitangaza nakoraga n'ubundi bizakomeza It bikorwe. will also continue being done. Amen. Burya ni amahirwe yo kujyana n'Imana. To say it is a great will to be with Mose you. aravuga ati And ubwo Moses ntumye said, ukawumbwiye ngo turajyana, ukawumbwiye ngo ubwoko bwawe buravayo, nanjye niteguye kugenda. I am also ready to go. Mana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Burya ni ukuvuga ngo And so it's to say, iyo uri kumwe n'Imana when you are with nta the bwoba Lord, ugira. you have no fear. Mu rugamba ujya mu rugamba ukagenda nta bwoba. You will go with Niyo mpamvu abagiye barwana urugamba bose bari kumwe n'Imana baratsinda. They have Abatubanjirije and those who started uko barwanaga urugamba the way they bakitwaza Imana, they carry themselves bakitwaza uri munatimu, when, ni uko barwanira urugamba kandi urwo rugamba bakarunesha. Nawe uranesha ryari? Ni igihe cyose witwaje ijambo ry'Imana. Igihe cyose witwaje amagambo y'Imana, mu rugamba rwawe uzarwana unesha. Niyo mpamvu Mose agiye mu Egiputa akura ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa, abwambutsa Yorodani, bugeze hakurya
ushimira Imana. They praise the Lord. Imana yacu ibamugisha uzira ry'umwami Yesu Give Kristo. thanks to the Iyi Mana ikurwanire kandi when the ikakuneshereza. Lord fights for you. Haboneka amashimwe menshi. There is a lot of Bibiri things. kutubwira ngo bamaze kwambuka inyanja And it itukura, tells us when they have passed Miriyamu mushiki wa Mose and, afata inanga aracuranga. they, Ni iki cyamuteye gucuranga? Nuko banesheje. because they have Ni iki cyamuteye gucuranga? Nuko bari kuvuga ngo abanzi bacu bari kugiye mu nyanja, turi kubireba n'amaso yacu. seeing them with their eyes. Imana yacu bamugisha uzira ry'umwami Yesu Kristo. Umunsi umwe tuzaririmba indirimbo. Umunsi umwe tuzaririmba indirimbo. One day we'll sing a song. Indirimbo yanga turaririmba bakayigana ndetse bakayihereza amajwi. Indirimbo yanga turayiririmba abantu bakayihindura ndetse bakayigana n'injyana bashaka, ariko hari gato tuzaririmba indirimbo batazashobora That guhindura. song that we'll sing that will not be copied. Bibiri kuvuga ngo And the Bible iyo says ndirimbo that song. nta wundi uzayiririmba There's no one else keretse that will umugeni sing wa it Yesu Kristo. except those of Jesus Imana Christ. yacu bamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo magambo turi kuvuga The words that we're turi saying no today, gusozerezaho and we're coming to an end. ntaya no kuvuga ngo Imana ikurindira hagati y'abanzi The bawe. Lord protects you in front of your enemies. Imana irakurinda The Lord ikakurinda protects ifite you, umugambi. and He protects you. Imana ikakurinda He protects kugira ngo ukore umurimo wayo. so that you may Imana ikakurinda kugira ngo He protects you. ubere abandi So that you may icyitegererezo. also be an example to Uba others. umufurere mwiza, uba umusere mwiza, abazakubona bajye bavuga bati none wowe kutandukanye n'abandi. Kubera iki watandukana n'abandi? Nuko turi ubwoko turi kwabo. Because we are in His own. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo niko Baramu yavuze. That's what Balaam said. Yaravuze ati nitegereje nsanga muri ubwoko buturi ukwabo. See that I am in my own. Nitegereje nsanga muri ubwoko butavumika. Nitegereje nsanga ari ubwoko bukomeye. Promise that is strong. Ubwoko bw'Imana, And the abana b'Imana and the ni children ubwoko of God, bukomeye. they're in a Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko ni ukuvuga ngo Mose wavukiye mu ngorane, nguyu niwe Imana itumye iramubwira iti genda ukure ubwoko bwanjye mu Egiputa. go and take my people out of Egypt. Nawe yakwireba akabona bitakunda, yakwireba akaba ari umuntu ugayitse utashobora gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa, ariko Imana yamureba, Imana ikamureba ko The Lord akomeye. sees that He is strong. Ntuzisuzugure. Don't Niba wizeye amagambo y'Imana by'ukuri ukaba uzi ko wizeye Imana yacu, ntuzisuzugure. Hari impamvu wemeye ijambo abandi bakaryanga, hari impamvu wemeye mesaje abandi bakayanga. Iyo mpamvu nizana gutuma ugera mu bwami bw'Imana. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashobora gusoza, ariko mu gusoza kwacu burya birakwiye ngo tumenye ngo turindirwa cyangwa se turindwa iyi si itabishaka, turindwa Satani atabishaka, kuko Satani we umugambi wayo ni ubwoko bw'Imana, ni uwo gushaka wowe azabimukanwa nawe, ariko umugambi w'Imana, umugambi wa Satani ni ukuturimbura, ariko umugambi w'Imana ni uwo kugira ngo Imana turokore. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Rero burya turi ubwoko bukomeye, turi ubwoko butuye ukwabo, turaboroheje imbere y'abantu, turaboroheje imbere y'abantu, turazuzuguritse, ariko imbere y'Imana turakomeye. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Y'Imana igukomeje urakomera. Niyo mpamvu yibwira abera bayo akavuga ati witinya, we gutinya. Yabwiye Mose ati we gutinya, ibwira Yosuwa ati we gutinya. Imana ikumaze ubwoba, ubwoba burarangiye. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko amagambo turi kuvuga, Imana ikurindira hagati y'abanzi bawe, ikakurinda ifite umugambi wayo. Umugambi w'Imana ubwo twayimenye tuyimenyeshe n'abandi, ubwo twayimenye tuyivuge ibigwi, abatayizi nabo bayimenye.
Mana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo kandi turashoje And we're coming to an end. turashoje We're coming to an end. uko amasaha tuba dufite iminota tuba dufite aba ari mikeya ariko burya ijambo ry'Imana nubwo yaba iminota itanu uzakira arakira uzapfa agapfa Those who will die will die. niyo mpamvu And that's why iyo yabwiraga abantu bati mu minsi 40 urapfuye these days. niyo message yatwaye gusa That's the only message he carried. akagera mu mudugudu umuntu apfuye mu minsi 40 akagera ahandi umuntu apfuye mu minsi 40 ariko bibiri kutubwira ngo bisubiyemo baremera bava ku bibi bakoraga bava ku byaha bakoraga babivuyemo Imana yabitakibarimbuye Imana yikubonye ikabona wihannye kurimbuka kwawe igukuraho Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo ariko Mose yabaye igikoresho cy'Imana Imana imutuma mu Egiputa imutuma yoroheje ariko umugambi w'Uwiteka kwari ubwoko bwa Isirayeli mu Egiputa kandi koko Mose yarabikoze kubera imbaraga z'Imana Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo reka muri data gakuru ahaguruke asenga Imana namara gusenga Imana tujye kujya mu iteraniro ry'abakuru mu izina ry'umwami w'ishobora uwera mu Imana yacu Yesu Kristo ugushimiye itarakomeye kwamenye ibyo kuri byacu bitarikomeye byavuze ngo uturindira nubwo turi mu bibazo uraturinda itarikomeye Daniel yari mu buryo ntare waramurinze itarikomeye burya uri Imana irinda akagushimiye itarikomeye yabere gatukomeye amashini Nibazwe itarikomeye ubwo turimo ko itarikomeye nubwo turi ahantu hatandukanye turi mu gihugu gitandukanye dukomeye gomba kuturindira hamwe itarikomeye abantu batandukanye itarikomeye nitugenda no ku mashuri y'abantu batandukanye itarikomeye ndetse n'imivugire yacu n'imigendere yacu itandukanye itarikomeye utandukanye n'abisi itarikomeye magarate y'ibice bitanu itarikomeye imirimo ya kamere itarikomeye ntiturangeho itarikomeye ahubwo turangwe n'imbuto nziza itarikomeye tubimugisha umugaragu wakoresha itarikomeye umwimugisha itarikomeye wasobanura itarikomeye umwimugisha itarikomeye ndetse n'abateranye natwe itarikomeye amagambo yawe ntajye mu gutwi ngajye mukunda ahubwo yubaka imitima yacu itarikomeye ejo n'ejo bundi aho tuzaba turi twibuka kurana amagambo yawe itarikomeye ajya twibuka kuvuga itarikomeye burya uzajya uturinda itarikomeye no mu kazi uzajya uturinda no ku ishuri uzajya uturinda abari muri koleji uzajyana nabo ubibarinde itarikomeye ndakwinginze uko arinze Mose ari kwa Farawo tunde natwe turana mu isi itarikomeye yande itarikomeye yubya mu materaniro y'abantu bakuru nabo bayo ubane natwe itarikomeye uno bwiza twari dufite hano tugiye no mu bwiza mu nzu itarikomeye bisho ko waje gusangira natwe itarikomeye burya turiranye nawe ku mezi imwe itarikomeye tugiye nawe ku sahani imwe itarikomeye nk'abana batoye n'umunsi itarikomeye twumvisha amagambo meza yawe itarikomeye turindirwa mu bazwa itarikomeye turindirwa ahantu habe itarikomeye ubane natwe itarikomeye tubere byose kuri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabyemo amen.